mukomere inshuti zanjye, undi munsi tukaganira. Uno munsi turaganira ku kintu yita ijambo ry'Imana. Iyo wumvishe ijambo ry'Imana wumva iki? Ndizeye Rubasha, mfite iki kiganiro cyanjye cyo kugira ngo be inspiring no kumotivating. Aya magambo nayakuye mu Cyongereza. Inspiring mu Kinyarwanda ni uguhushurirwa, motivating ni ugushishikara, kwitanga. Ibi turi biganira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho tuza dukomeza kuganira cyane cyane ni ku byerekeye ku buzima bwacu, byerekeye uko abandi bantu batusobanuriye Bibiliya, bakatusobanurira ibirimo bo bakurikije ibyo imyumvire yabo. Aha turi kuganira indi myumvire nayo iriho abandi bantu nabo bamenye, bituma bihinduka mu buzima bwawe n'ibyo ukora buri munsi. Ibi bintu byahinduye ubuzima bwanjye, niyo mpamvu mbisharinga namwe nyine, kugira ngo buri muntu wese agire izindi information ugira ku buzima. Iyo tuvuye ngo ijambo ry'Imana, nge numvaga ijambo ry'Imana nkumva ko ari ijambo ryavuzwe n'Imana iba ahantu mu ijuru, ijambo se cyangwa usoma muri Bibiliya. Ariko rero iyo wumvishe ijambo ry'Imana, ujye wumva ubu ngubu ko ari ijambo rivuye muri wowe. Ni ijambo rivuye muri wowe, ni ijambo uvuga, ni ijambo ubwira umuntu. Umenye ko ijambo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane cya buri munsi. Niba utigeze ubitekerezaho, ubitekerezeho. Aho niho ubuzima bwanjye bwahindutse cyane, maze kumenya ko ijambo ari ikintu gikomeye. Ijambo ubwira umuntu ni ikintu gikomeye, kuko ijambo ryica umuntu cyangwa se rigakiza umuntu. Aha iyo nshaka kuvuga kwica umuntu, ntabwo ari kwica umuntu kugira ngo apfe abure ubuzima se, oya. Ni uko umuntu akubwira ijambo rikakwicira umunsi wawe, rikakwicira ugahorana agahinda k'ijambo umuntu yakubwiye. Yes, kandi ubu wabikubwira wese, yaba n'inshuti yawe, umugore wawe, umwana wawe, umuntu wese muziranye. Niyo mpamvu ubona abantu benshi batagira inshuti igihe kirekire, kubera ko hari igihe inshuti yawe kubwira ijambo ryawe ukavuga uti uyu muntu ntazongera kuba inshuti yanjye, ndamwanza kubera ikintu akubwiye. Hari nanone rero umuntu ukubwira ijambo ryiza rigakora umunsi wawe, ukumva urishimye, ukumva uranezerewe. Numenya kumenyera ibyo bintu bibiri, ko ijambo rikora ibyo byombi, ni wowe noneho uzajya uteganya icyo ubwira umuntu, uteganya uko uganira n'abantu, kuko urabizi ko ijambo rituma abantu bangana, ijambo rituma amakimbirane abaho. Nubimenya rero, numenye iri banga, ntuzongera kubona ko hari amakimbirane abaho hagati yawe, ahubwo cyane cyane ibingibi bimihera muri family yawe, abana bawe, umugore wawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe. Yes, numenye ingufu ry'ijambo rifite, rizagukiza. Ntabwo uzongera kugira n'ikibazo n'umuntu, ntabwo uzongera kuvuga uti uyu muntu reka da. Yes, kuko rirakwica cyangwa se rikagukiza. Kuko ibintu ku isi ni ibintu bibiri, hari ibintu biduteza ingorane, hari n'ibintu bidukiza. Ni 50-50, nuko bihoraho, nuko bigenda. Icyo twiga rero, kubera ko mind yacu ariyo mana yacu, ubwonko bwacu ariyo mana yacu, tumenya kubyirinda, kubana nabyo, tukabana nabyo kandi twubaka ubuzima bwacu. Kuko icyo nicyo kibazo nagize experience y'ibyo namenye mbere n'ibyo menye ubu ngubu, ko ndi nge Mana, ko ubuzima buva kuri ngewe buhindura ubuzima bwanjye mu mikorere yanjye ya buri munsi. Nta muntu ushobora kumbwira ijambo ngo rindakaze kugira ngo ndakare. ryaba ari iryica, ryaba
nize kumenya ko iryo jambo ari igitekerezo cye, ari ikintu ngewe ugomba kwirinda. Wowe ni wowe ugomba kwirinda, kuko iyo ijambo rikwishe ni wowe wica ubuzima bwawe, ni wowe wica umunsi wawe, ni wowe wica ibikorwa byawe, ni wowe wica gahunda zawe wari ufite. Ugomba kumenya icyo kintu ukakirinda, kuko mind yawe niyo mana yawe. Nawe rero icyiza ugomba gukora ni ukumenya aho ubwira ijambo ryawe, kuko uzi ko uyu munsi uramenye ko rifite ingufu, ufite powerful. Yes, abantu bavuga ngo ngomba kumubwiza ukuri, nta ibyo nabyo nibyo, ariko n'ukuri nyine ugomba kuba ugufite mu bintu utekereza. Irindi jambo rero ry'Imana rero, hari umuntu mu bwonko bwawe, muri mind yawe, avugana nawe buri munsi. Waba uryamye waba utaryamye, akubwira ikintu cyose uvuze, kuko ni umuntu. Ntuzongere gutekereza ko uvuze uyu munsi niriwe njyenyine. Nta na rimwe uba wenyine, nta na rimwe ushobora kugenda wenyine. Imana ibiri kurimo. Iyo ijambo riganira nawe, mind yawe iganira nawe, muba muri abantu babiri. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko ijambo ni ryo muntu. Ijambo ni wowe. Ijambo ry'Imana ni wowe, riba rivuye muri wowe. Ijambo riragukiza, ijambo rirakwica, ariko ntabwo ari ukukwica ngo upfe, ni mu buzima bwawe uko ugiye kwitwaraho kubera ikintu umuntu yakubwiye. Ariko rero iyo umaze kumenya ingufu ufite, umenya ko mind yawe ariyo mana yawe, ko ariho mana yawe uganirira nayo, ko ariho mana yawe igukiriza, ko ariho Yesu wawe aba. Yesu aba muri wowe, Yesu gusevinga aba muri wowe, Yesu gukiza aba ari muri wowe. Ubu numara kubimenya, ikintu cyose uzajya ukora, ikintu cyose uzajya kubenza gukora, utekereje ko Yesu akurimo, utekereje ko ingufu zose za Yesu ziri muri wowe. Nta kongera gutekereza ngo Yesu azaba mu birere, ngo azaza ku munsi agukize, ibyo ntabwo bibaho. Umenye ko ikintu ujya gukora cyose nta wundi ukimenya. Ukuri kose ni wowe ukumenya. Nta muntu uzamenya ukuri kwawe, nta muntu uzamenya icyo atekereza. N'ubu iyo tuganira gutya, amahindi zanjye ibimbwira ibindi, kandi nawe yambwiye ngo icara hano wigishe. Nkabyuka nkagiye gukora gahunda zindi, nkazikora, haza nka prepara kuza ngo nganire nkamwe. Ni umwanya bitwara. Ubu nawe uri kumva iyi porogaramu, hari indi gahunda wari ufite, hari ikindi kintu wakoraga. Ubu niyo numva iyi porogaramu, imindi yawe iri kukubwira ibintu, iri kukubwira ariko uyu mugabo ibintu avuga se ifuse nibyo ra sabikurahe, reka da. Hari uhita uryumvira ijambo agahita rifunga, adashobora no kongera kubyumva. Hari n'undi uvuga uti reka mbyumve, cyangwa se reka nzaryumve ejo. Hari undi noneho uhita ubyumva ati koko ndizeye aravuga ukuri, noneho bikagufasha. Aho niho utamenya icyo umuntu kuri buri munsi atekereza. Abantu bose dutekereza ibintu bimwe bitandukanye, kandi turi bamwe. Ubu abantu 10 bashobora kumva iyi porogaramu yanjye, 2 bakumva bemeranya nanjye, abandi bakifata, abandi ntibabyemere. Nuko bimeze. Mind ya buri muntu yose izabona abayirwanya. Mind ya buri muntu wose nayo izabona abamushyigikira. Nuko ubuzima bumeze. Mind rero ziba powerful iyo ibonye abamushyigikira ari benshi, ariko mind zose ziba ari kimwe. Waba ugira abayoboke miliyoni, ubonye 1, ubonye 2, ubonye 3, is just the power of mind. Power rero kugira ngo umuntu agire Imana nyine, nuko yaduhaye mind kimwe, iba muri twebwe kimwe. Ingufu zacu tuzikoresha rero, ingufu zacu rero uganira n'Imana nyine, nizo ngizo ziba zivuye ku giti cya buri muntu. Ijambo ry'Imana, hari umuntu ubwira abantu ijambo, ibihumbi n'ibihumbi bakaryumva bakarikurikira, kuko bari ijambo riba bashyizemo, riba ribarimo, bakaryumva
rikabajyamo bakarishyigikira. Hari undi nanone ubwira abantu ijambo akabaca intege, akabaca umunsi wabo ukaba ibindi. Nuko bimeze. Ariko rero iyo umaze kumenya ingufu zawe, maze kumenya ko mind yawe iba muri Imana, nta jambo ryongera kuguca ingufu, nta jambo ryongera kuguca intege. Yes, nibyo tuganira, n'ubu bumenyi tuganira. Ibi byose ni ibintu tuba tuzi, niba bavuga ngo ijambo ry'Imana ntitubyiteho, dukumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko iyo umaze kubyitaho mu buzima biramenyera, ukabimenyera uko byitwaramo, bikagufasha. Nkuko nanjye nabyize mu bandi, kumva ko ijambo bakubwiye ukumva ko ari byiza, nawe ugatangira kwiga kubwira abandi ijambo ryiza, ijambo riva ku mutima. Ikindi, amagambo abatandukanye, ibitekerezo biba bitandukanye. Hari abazabyumva, hari n'abatazabyumva. Icyo nshaka kubabwira kindi, nta zangano zigomba kubaho kubera ko umuntu akubwiye ibitekerezo bye, kubera ko umuntu akubwiye ijambo rye. Ntukajye wanga umuntu kuko avuze ibitekerezo bye, cyangwa se wowe ujye umenya uko ubyirinda, kuko wowe ufite ingufu, kuko uri we Mana, Imana iba muri wowe. Murakoze rero kongera gufata umwanya wo kunkurikira kuri iki kiganiro cyanjye, inspiring and motivating. Nimusubscribe kuri YouTube channel @Ndizeye Rubasha. Ko kandi dukomeze, ubwo tuzakomeza ubutaha. Murakoze cyane.